ndifuza umukunzi guhera ku myaka 30 kugeza nko kuri senkani. Yego kuri 50. Aba yaba ari umudivorce nawe nta kibazo, afite n'umwana nabyo nta kibazo. Arenze umwe? Oya, arenze umwe wapi? Umwana umwe we nta kibazo, ariko arenze umwe wapi? Yego. Nungo nifuza. Abaye ari umudivorce afite umwana umwe nta kibazo. Nta kibazo afite umwana umwe ari umudivorce, ngo nta kibazo. Impamvu nahisemo kuza ku muranga rero nuko umuranga baguha ibyo ushaka n'ibyo ukeneye, kuko uba watanze details zose z'umuntu ushaka uko ameze, nawe akakureba akagukunda, yashimye uburyo uvugamo, nyine kuntu uvuga ryo ushima ukuntu umuntu avuga. Abantu baba bataziyenda no kuvuga. Rero ngo aba yakubonye akakwishimira, akumva n'ibyo ukeneye, nawe akumva arabyujuje nta kibazo, akumva mwahuza. Yego, naho ziriya pasi rero akenshi nawe urabizi ibintu by'abantu b'iki gihe ibiki se kandi iyo baguha pasi akenshi ntago iba ari pasi uvuga ngo ni umuntu tuzamana igihe kirekire, tuzamana ubuzima bwanjye bwose. Akenshi nyine ziba ari pasi zo kuvuga ngo ni ugusohokana mukagenda mukajya muri ya mayoga navugaga ugataha, baba ari ubwo buzima. Akenshi ubundi pasi baba ari ubwo buzima baba bakeneye bo. Wowe kuryamana n'umuhungu mutarakundana cyangwa se muri mu rukundo ubyumva gute cyangwa se ubifata gute? Kuri ngewe mba numva atari byiza, kuko niba umuntu agukunda koko mukundana agufiteho gahunda nzima, ntago yakifuje ko mwakora ibyo bintu mbere. Yego, ahubwo yagerageza kugira ngo akwereke koko ko agushaka kandi mugomba kumana igihe, byibuze akavana ibintu mu nzira mukabana, akabibona neza nk'uko abishaka. Uvuze urukundo we wumva iki? Mbere na mbere urukundo mba numva urukundo ari ubushuti, kuko utabaye inshuti n'umuntu byagorana ko mwakundana. Ikindi urukundo ni amarangamutima aza mu muntu akamwerekeza ku wundi, adashingiye ku bintu runaka, ahubwo ashingiye ku bintu bizaramba igihe kirekire. Nuko numva urukundo. Hanyuma urukundo amafaranga rimwe na rimwe hari igihe ubona bigendana. Hari igihe ubona urukundo n'amafaranga bigendana. Hari igihe ubona amafaranga bigendana. Yego, kuko hari umurongo wo muri Bible uvuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Ubwo urukundo egare gutanga. Niba ukunze umuntu nyine uramuha muri make. Yego. Kushobora kumuha ibintu bitandukanye se? Oya, nyine ibintu bitandukanye wabimuha, ariko nago ndi kuvuga ngo amafaranga bya bindi by'abiki gihe ngo mve ngo niba ukunze umuntu ni ngombwa umuha amafaranga buri munsi uze buri kintu cyose umuhereza. Oya, umuntu uramukunda nyine ugomba kumugenera ikindi kintu cy'agaciro ubona koko kimubereye kijyanye n'urukundo umukunda. Yego. Bundi nizengeso wanga nizihe, ni iki wanga ku mukunzi cyangwa se ni iki umukundiraho iyo muri kumwe? Oya, kanihereho nkuko abanje uvuga ngo niki cyakurura umuntu. Ikintu cya mbere cyamukurura nuko najya ndanyine mu bintu by'utubari cyangwa ibintu byo gusinda. Kandi akenshi abantu baba bakeneye umuntu bazamana ubuzima burebure, baba bashaka umuntu utagiye muri izo ngeso cyane. Yego, rero ikintu nkunda ku mukunzi wanjye iyo turi kumwe cyangwa kumukundaho gutyo gusa. Iyo muri kumwe like cyangwa se kumukundaho byose dutubwire nacyo. Okay, cya mbere nkunda umuntu romantique cyane. Yego, nyine twaba turi kumwe akanyereka yuko amfite ubwuzu. Nawo mu byo kumukundaho tubaye tutari kumwe nyine mu bisanzwe. Nkunda umuntu uri fit. Ega burya mu rugo akenshi harafasha. Ubwo iyo wagiye nyine kwibana abyo ngibyo bavuga muri ghetto, ufite liberté yose uba wigenga buri kimwe cyose. Rero hari n'igihe ukora ibidakwiye ko nta muntu n'umwe ufite ugucyaha, ariko iyo uri mu rugo ukerwa n'ababyeyi, uba ufite n'igitsure cy'ababyeyi, bigatuma byibuze hari zangeso mbi utajyamo. Yego. Hanyuma yenda nk'ingeso ushobora kuba wakwanga gukora ko uri kumwe n'ababyeyi. Yego. Uvuga ati nanjye reka niyubahe. Zirahari. Ni nk'izihe? Urugero, sinagenda yenda ngo ntahe nasinze kandi ntahe n'amasaha yarenze nka saa 6 cyangwa saa 7. Wabi uko naba nta mu rugo rw'ababyeyi mba ngomba nabo kubaha nanjye nkiyubahisha.
yego. Hanyuma yenda nk'isaha y'umukobwa we ku giti cyawe uba ubona aba agomba gutaha nko yagiye tuvuga yasohotse, urugero uri kumwe n'abakunzi bawe cyangwa se abashuti bawe, uba wumva umukobwa yakagombye gutaha sangahe mu rugo rw'iwabo abamo? Byibuze nka 3:00 ku muntu ubana n'ababyeyi. 3:00 z'ijoro? Ubana n'ababyeyi? Yego 3:00 nizo ngizo. Okay. Hari abatajya barenza ngo na 1:00 cyangwa ngo 12:00. Nabyo bibaho, ariko iyo umwana none umukaniye cyane bituma akora zangeso mbi ari kwihisha, bikaba byamuvamo nawe izindi ngaruka. Rero uba ugomba kugerageza ukamubwira ati byibuze kwa ko bayasohokaye n'inshuti ze ukavuga ati amasaha nk'3, ariko 3:00 byibuze ugerageze bageze mu rugo. Nyine ntabwo tubyumvisha, ariko biriseriye kuko hari abantu ngenzi 3 bamaye ubuhamya. Nibibona nyine nabanje gushakisha amakuru kugira ngo nanjye nzahaze. Yego. Rero ikintu cya mbere agomba kumenya yuko biriseriye, ikindi akamenya yuko ibyifuzo bye n'ibindi atekereza nta handi ne yakura umuntu uhwanye n'ibimurimo uretse ku Muranga family. Ngayo nguko Josiane yababwiye details z'umukunzi yifuza. Ikindi nanone Josiane mwumvishe ko ari umuntu uri hambo uganira. Ndagira ngo mbabwire ngo abakunzi b'Umuranga Family TV, ubaye udatwaye umukobwa ubundi watwara nde? Hanyuma urukundo, amafaranga. Rimwe na rimwe hari igihe ubona bigendana. Hari igihe ubona urukundo n'amafaranga bigendana. Hari igihe ubona amafaranga bigendana. Yego. Kuko hari umurongo wo muri Bible uvuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Ubwo urukundo egare gutanga. Niba ukunze umuntu nyine uramuha muri make. Yego. Yes, reka mbasuhuze bakunzi b'Umuranga Family TV, ndabasuje mbahaye n'ikaze mwebwe mudahwema gukurikira ibikorwa byacu cyangwa se mukurikira video tubagezaho umunsi ku munsi. Nkuko musanzwe mubizi, mu minsi yashize twabagezagaho video umuntu ushaka umukunzi atagaragara, ariko uyu munsi wa none nkuko muri kubibona turi kumwe n'umukobwa mwiza agiye kwivugira details z'umukunzi yifuza, amumanuke mbese niko nababwira. Ariko mbere yuko yatangira kutubwira umukunzi yifuza cyangwa se details z'umukunzi yifuza, agiye gutangira twibwira. Tuguhaye ikaze ku Muranga Family TV. Murakoze cyane. Nitwa Jose. Uravuga ureba hano kugira ngo abadukurikiye babashe kuba bakumva ubusabe bwawe cyangwa se details z'umukunzi wifuza bakureba mu maso. Yego murakoze. Nitwa Jose. Nkaba ntuye mu Kagarama Kicukiro. Yego. Nkaba ndi singo naje gushaka umukunzi. Kaburi singo naje gushaka umukunzi. Kuri kubiseka. Oya biranshimishije kuko ndabizi neza ko ku Muranga Family ntabwo nabura umukunzi, ntabwo bishoboka kuko batanga icyo ukeneye. Batanga icyo ukeneye. Hanyuma Jose. Oui. Umuranga Family wamenye ryari? Hashize igihe kitari kinini. Ariko mu gihe gishize rwose nabonye ibintu bakora, uza ukavuga umukunzi ushaka. Hari n'ubuhamya bwinshi nzi bw'abantu baje bashaka abakunzi kandi bakabahakura. Ndabaza abantu batari bake. Yego. Bakabahakura. Hanyuma yenda tuvuge tutarajya muri details z'Umuranga Family TV. Umuranga Family TV wahubwiwe n'abagenzi bawe, wahubwiwe cyangwa warawivumburiye? Oya narawuvumbuye. Wavumbuye gute rero? Narawuvumbuye. Nyine najyaga nkunda kubibona kenshi ariko ntarabisobanukirwa, sinzi nyine ukuntu nabibonye kuri YouTube. Ndavuga ati ibi bintu nyine nabanje kubona amagambo bayanditseho, ndavuga kangiye kureba ko bimeze. Geze amahirwe yo nsanga bihuye none n'ibyo ndimo gushaka. Bihuye n'ibyifuzo byawe? Yego bihuye n'ibyifuzo byanjye. Wow. Hanyuma Jose ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 22. 22. Uri kavukire muri Kigali cyangwa ba mu rugo iwanyu? Ngiye mba mu rugo iwacu. Yego. Kicukiro. Ubana n'ababyeyi? Yego mbana n'ababyeyi. Hanyuma mu bakobwa cyangwa se yatumenyereye ko umuntu yamaze kugera nk'imyaka nk'ifite ahita avuga ati wow sinshaka ko mu rugo iwacu bakincunga, sibyo? Ukavuga ati ngiye kuva mu rugo nigire mu buzima bwanjye muri private kugira ngo menye ibyanjye. Icyo gihe nyine
bavuga ngo ugiye kuba muri ghetto cyangwa se kwibana. Yego. Wowe kuki ibyo bintu utigeze ubikora ukavuga ati ku myaka yanjye 22 ngomba kuba mu rugo paka mbonye umukunzi wanjye akaba ari unkura mu rugo? Ega burya mu rugo akenshi harafasha. Ubwo iyo wagiye nyine kwibana abyo ngibyo bavuga muri ghetto, ufite liberté yose uba wigenga buri kimwe cyose. Rero hari n'igihe ukora ibidakwiye ko nta muntu n'umwe ufite ugucyaha, ariko iyo uri mu rugo ukerwa n'ababyeyi, uba ufite n'igitsure cy'ababyeyi, bigatuma byibuze hari zangeso mbi utajyamo. Yego. Hanyuma yenda nk'ingeso ushobora kuba wakwanga gukora kubera uri kumwe n'ababyeyi. Yego. Uvuga ati nanjye reka niyubahe. Zirahari. Ni nk'izihe? Urugero, sinagenda yenda ngo ntahe nasinze kandi ntahe n'amasaha yarenze nka saa 6 cyangwa saa 7. Wabi uko naba nta mu rugo rw'ababyeyi mba ngomba nabo kubaha nanjye nkiyubahisha. Yego. Hanyuma yenda nk'isaha y'umukobwa we ku giti cyawe ubona abagomba gutaha nko yagiye tuvuga yasohotse, urugero rukumwe n'abakunzi bawe cyangwa se abashuti bawe, uba wumva umukobwa yakagombye gutaha sangahe mu rugo rw'iwabo abamo? Byibuze nka saa 3 ku muntu ubana n'ababyeyi. Saa 3 z'ijoro? Ubana n'ababyeyi? Yego, saa 3 nizo ngizo. Okay. Hari abatajya barenza ngo na saa 1 cyangwa ngo saa 12. Nabyo bibaho, ariko iyo umwana none umukaniye cyane bituma akora zangeso mbi ari kwihisha, bikaba byamuvamo nawe izindi ngaruka. Rero uba ugomba kugerageza ukamubwira ati byibuze kwa ko basohokaye n'inshuti ze ukavuga ati amasaha nka 3, ariko saa 3 byibuze ugerageze bageze mu rugo. Wow, ndumva ari byiza cyane. Ku bantu badukurikiye rero ku Muranga Family TV, murumva ko Josiane abashije kuba yatubwira zimwe mu ngeso ku muntu yenda ubana n'iwabo yakagombye kuba atakora ari kumwe n'ababyeyi. Hanyuma se Josiane, twibwirire, akenshi buriya yo umuntu ari gushaka nk'umukunzi hari ababa bamuca intege. Kweri cyo wumvishe ko waza ku Muranga Family TV, sibyo? Icyo ni icyambere. Yego. Kubera iki utigeze uvuga ati reka mbe nabwira abashuti banjye ari bo baba bandangira umukunzi? Kuko tuzi inshuti, umuntu usanzwe ufite abashuti be bashobora kuba bamubwira ati wijya ku Muranga Family TV, ijya mfite passe. Mfite passe bibaho. Mfite passe y'umuhungu mwiza naguhereza mukihurira mukaba mwahuza, mukaba mwateretana, mukaba mwabasha kujya kuri date, mukaba mwateretana, yewe byaba ari n'umuntu uri seriye mukaba mwana abana. Impamvu nahisemo kuza ku Muranga rero nuko umuranga baguha ibyo ushaka n'ibyo ukeneye, kuko uba watanze details zose z'umuntu ushaka uko ameze, nawe akakureba akagukunda, yashimye uburyo uvugamo, nyine kuntu uvuga igihe ushima ukuntu umuntu avuga. Hari abantu baba bataziyenda no kuvuga. Rero ngo aba yakubonye akakwishimira, akumva n'ibyo ukeneye, nawe akumva arabyujuje nta kibazo, akumva mwahuza. Yego. Naho ziriya pasi rero akenshi nawe urabizi ibintu by'abantu b'iki gihe ni ibiki se kandi? Iyo baguha pasi akenshi ntago iba ari pasi uvuga ngo ni umuntu tuzamana igihe kirekire, tuzamana ubuzima bwanjye bwose. Akenshi ni ziba ari pasi zo kuvuga ngo ni ugusohokana mukagenda mukajya muri ya mayoga navugaga ugataha, baba ari ubwo buzima. Akenshi ubundi pasi baba ari ubwo buzima baba bakeneye bo. Yego. Nibyo baba bivugiramo gusa. Hanyuma yera tuvuge urugero nk'umuntu ukurikiye Muranga Family TV, sibyo? Nk'umuntu ukurikiye Muranga Family TV, yenda niki yenda kuri wowe wakumva ko cyahita kimukura akaba ati wow, cyangwa se Josiane namugira umukunzi wanjye. Josiane ni iki kintu yenda wahita uvuga ati kuba ngewe Josiane ngewe nteye gutya na gutya nakundi ibi ngibi, bundi nizengeso wanga nizihe, ni iki wanga ku mukunzi cyangwa se n'icyo umukundiraho iyo muri kumwe? Oya, kanihereho nk'uko abanje uvuga ngo niki cyakurura umuntu. Ikintu cya mbere cyamukurura nuko najya ndanyine mu bintu by'utubari cyangwa ibintu byo gusinda. Kandi akenshi abantu baba bakeneye umuntu bazamana ubuzima burebure, baba bashaka umuntu utagiye muri izo ngeso cyane. Yego. Rero ikintu nkunda ku mukunzi wanjye, iyo turi kumwe cyangwa kumukundaho gutyo gusa. Iyo muri kumwe like cyangwa se kumukundaho byose dutubwire nacyo. Okay, cya mbere nkunda umuntu romantique cyane. Yego, nyine twaba turi kumwe akanyereka yuko mfite ubwuzu.
nawo mu byo kumukunda aho tubaye tutari kumwe nyine mu bisanzwe nkunda umuntu uri fit. Yego. Mbese umuntu mwishi nyine apana mwinshi cyane ariko uri fit nyine ubona ko ashyitse pe. Ubona ko ari mwishi ashyitse. Hanyuma se yenda tubwire sibyo? Hanyuma tubwire nyenda nk'umuntu wifuje ko wamubera girlfriend sibyo? Kumva ko ibyifuzo wavuze mwabyuzuza sibyo? Niki yenda wamubwira? Ese tubwire. Yego. Urumva wifuza umugabo umeze gute? Mbere na mbere umuntu ufite urukundo atari wo kunkenesha. Cya kabiri umuntu uzi gukora. Yego. Uzi gukora nyine ushakisha muri make atari umunebwe. Mbese uzi gushabika. Yego, ushakisha atari umunebwe. Ikindi wubaha, ufite ubumuntu muri we. Yego. Unyubahisha, umpa agaciro kubaha ibitekerezo byanjye. Yego. Nawe akiyubahisha yaba muri rubanda cyangwa hagati yacu yaba no muri famille yacu twaba turimo. Hanyuma urifuza umukunzi ufite imyaka ingahe, guhera ku myaka ingahe kugeza kuri ingahe? Tubwire niba ari n'umusore wifuza, tubwire niba ari umudivorce wifuza, tubwire byose nyine kuko hano hari abantu badukurikira b'ingeri nyinshi baba divorce badafite umugore barashwanye cyangwa se baratandukanye, reka mbivuge gutyo sibyo? Ariko akaba yifuza undi yenda bakongera bagakundana utari umudivorce. Tubwire niba wifuza n'umuntu ufite umwana cyangwa se abaye amufite ni sawa, abaye atamufite nta kibazo. Ndifuza umukunzi guhera ku myaka 30 kugeza nko kuri senkani. 50. Yego, kuri 50. Aba yaba ari umudivorce nawe nta kibazo, afite n'umwana nabyo nta kibazo. Arenze umwe? Oya, arenze umwe wapi? Umwana umwe we nta kibazo ariko arenze umwe wapi? Yego. Nongo nifuza. Abaye ari umudivorce afite umwana umwe nta kibazo. Nta kibazo afite umwana umwe ari umudivorce. Wongo nta kibazo. Kuko wongo aba yaranarugezemo. Abazi ibintu byinshi. Abazi ibintu byinshi. Kuko ashobora no kugutwara neza kuko yenda baravuga ngo umuntu ukuze bajya baca umugani bakavuga ngo akungu gashaje niko karyoshya imboga sibyo? Yego. Hanyuma rero genda tubwire we ku giti cyawe nk'iyo bavuze urukundo wumva iki? Urukundo. Iyo bavuze urukundo we wumva iki? Mbere na mbere urukundo mba numva urukundo ari ubushuti. Kuko utabaye inshuti n'umuntu byagorana ko mwakundana. Yego. Ikindi urukundo ni amarangamutima aza mu muntu akamwerekeza ku wundi adashingiye ku bintu runaka ahubwo ashingiye ku bintu bizaramba igihe kirekire. Nuko numva urukundo. Hanyuma urukundo amafaranga? Rimwe na rimwe hari igihe ubona bigendana. Hari igihe ubona urukundo n'amafaranga bigendana. Hari igihe ubona amafaranga bigendana. Yego. Kuko hari umurongo wo muri Bible uvuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Ubwo urukundo egare gutanga. Niba ukunze umuntu nyine uramuha muri make. Yego. Kushobora kumuha ibintu bitandukanye se? Oya, nyine ibintu bitandukanye wabimuha ariko nago ndi kuvuga ngo amafaranga bya bindi by'abikigiye ngo mve ngo niba ukunze umuntu ni ngo umuha amafaranga buri munsi uze buri kintu cyose umuhereza. Oya, umuntu uramukunda nyine ugomba kumugenera ikindi kintu cy'agaciro ubona koko kimubereye kijyanye n'urukundo umukunda. Yego. Ugomba kumugenera ikindi kintu cy'agaciro. Yego. Wamuha kirenze amafaranga. Kirenze amafaranga. Hanyuma yenda abasore b'iki gihe akenshi iyo umusore aje nko mu rukundo rwawe aba yazanywe n'irari sibyo? Rimwe na rimwe akaba yakubwira ngo gutya na gutya ngo mutaryamanye sibyo? Reka mbivuge mu mazina kuko nundi nibyo nshatse kuvuga. Mutaryamanye ngo ntago waba umukunda. Wowe kuryamana n'umuhungu mutarakundana cyangwa se muri mu rukundo ubyumva gute cyangwa se ubifata gute? Kuri ngewe mba numva atari byiza. Kuko niba umuntu agukunda koko mukundana agufiteho gahunda nzima ntago yakifuje ko mwakora ibyo bintu mbere. Yego.
ahubwo yagerageza kugira ngo akwereke koko ko agushaka kandi mugomba kumana igihe byibuze akavana ibintu mu nzira mukabana akabibona neza nk'uko abishaka. Yego akenshi rero watubwiye ko ufite imyaka 22 akenshi mukunda kuvuga ngo niba umuntu akurusha imyaka agufata cyangwa se akurusha n'amafaranga agufata uko yishakiye agukangisha amafaranga afite cyangwa se agukangisha ubutunzi. Ibyo ngibyo ariko nyene bya bindi by'iki gihe biri hano hanze umuntu yumva ngo niba afite amafaranga agomba kubona umuntu wese ashaka, ariko iyo ari urukundo ushaka ntago wakangisha umuntu amafaranga cyangwa ubukuru. Oya, nta gihura baraguha nka pasi cyangwa se umuntu akaguhuza n'undi muntu wari wizeye ko agiye kuguha urukundo, ahubwo hari ibindi bintu yishakira atari urukundo yishakiraga. Yego byabayeho. Wabyitwayemo gute rero? Byarabaye, ariko kuko yako n'ubundi ngiye ibintu bya pasi n'undi mba nabipinze, gusa ko nabaye nk'ubyizeraho gato ndabyemera. Rimwe turahura, kabiri turahura, ariko bwa gatatu urumva nawe ntago mwahura izo nshuro zose aricyo agamije. Nibwo Yesu azana ibyo bintu byo kuryamana bitewe n'amafaranga, aravuga ati we ntugire ikibazo, ibintu byose birahari. Nukuvuga ngo yashatse ko muryamana bitewe n'amafaranga, bitewe n'amafaranga. Rero abonye impakanya aravuga ati we ntugire ikibazo, nta kintu kimwe wabura, ibintu byose birahari. Ariko akubwira? Yego ariko ambwira. Ariko nyine uko atari byo nifuzaga, nyine mva nshaka umuntu w'igihe kirekire kandi utakuye kumbwira gutya nkangisha amafaranga. Namubwira ati wapi ntago byashoboka, nta kibazo, ubwo birangire bitewe n'uko byumva. Kandi koko byarangiye bitewe kuko nicyo kintu yashakaga nta kindi. Niyo mpamvu ibintu bya pase nahise mbireka, kubw'amahirwe mba mbonye umuranga family rwose. Yego, hanyuma Josiane tubwire ku muntu yenda wakunze ibyifuzo byawe, sibyo? Umuntu wakunze ibyifuzo byawe, by'umukunzi wifuza, details z'umukunzi wifuza uko ameze, tubwire niki yenda wamubwira cyangwa se niki wamushishikariza kuba yavuga ati wawe reka njye ku Muranga Family TV, kuko nabonye ko ibintu bakora biri seriye cyangwa se biririyo, niki wamubwira? Icyo namushishikariza kugira ngo aze ku Muranga Family. Yego. Umuntu utarahagera na rimwe. Umuntu utarahagera cyangwa se urebye iki kiganiro ari ubwa mbere akirebye, umuntu urebye video ari ubwa mbere yirebye. Ikintu cya mbere agomba kumenya nuko biri seriye. Biri seriye byanyabyo hahandi nyine ntago tubyumvisha, ariko biri seriye kuko hari abantu ngenzi batatu bamaye ubuhamya. Nibibona nyine nabanje gushakisha amakuru kugira ngo nanjye nzahaze. Yego. Rero ikintu cya mbere agomba kumenya yuko biri seriye, ikindi akamenya yuko ibyifuzo bye n'ibindi atekereza nta handi ne yakura umuntu uhwanye n'ibimurimo uretse ku Muranga Family. Uretse ku Muranga Family. Ngayo nguko Josiane yababwiye details z'umukunzi yifuza. Ikindi nanone Josiane mwumvishe ko ari umuntu uri hambo uganira. Ndagira ngo mbabwire ngo abakunzi b'Umuranga Family TV, ubaye udatwaye umukobwa ubundi watwara nde? Watwara nde? Josiane reka nkubwire rero, nkombeza kubwira n'abakunzi b'Umuranga Family TV, niba wakunze Josiane twandikire muri comment, haba hari link ya WhatsApp cyangwa se ube watwandikira utubwire ati wow mpuzana Josiane namukunze, ni byiza uko asubiza like byose nyine akaba yabasha kubisobanuza muri groupe y'Umuranga Family TV. Mbabwira ngo dufite na groupe ya WhatsApp, yo hari twapanze n'igihe cyo guhura, turahura tukaganira nk'Umuranga Family TV cyangwa se abakunzi b'Umuranga Family TV, byose birimo nkuko Josiane yabasobanuriye ngo nta kintu utahabonera kereka icyo udashaka. Kereka icyo udashaka pe. Ibintu byose biba bihari. Yego Josiane reka ngushimire rero, nkomeza kubwira n'abakunzi b'Umuranga Family TV, mbabwira ngo mukomeze mudushyigikire mukora subscribe, mbabwira ngo muraba agaciro, mukomeze mudukunde kandi ntacyo muzigera mutuburana. Josiane reka tugushimire. Yego murakoze cyane.